nuko Bibiliya iravuga ngo yica imigambi y'incakura. Bivuze ngo hari indi migambi, hari imigambi y'incakura, hari imigambi y'abadayimoni, hari imigambi bivuze ngo umugambi w'Imana utuma imigambi yindi yose iburiramo. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, butuma indi migambi y'incakura, indi migambi mibi ku buzima bwawe yose igenda igira gute iburiramo. Imana tuyitwareho neza kuko yo igambiriye kutugirira neza. Imana ivuganye natwe ko izi ibyo yibwiriza, nubwo hari ibyo abantu bibwira ariko bitandukanye n'iby'Imana yibwira. Safari ni ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Ninajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu uniongoza, sitaogopa mabaya, ewe u pamoja nami. Ninajua mawazo unayoniwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Kando ya maji ya utulivu uniongoza, sitaogopa mabaya, wewe u pamoja nami. Uko wema Mungu wangu, mchana usiku, wewe uko sawa tu. Safari ni ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu, mchana usiku, uko sawa tu. Safari ni ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Safari ni ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryanditse hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11, haranditse ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Aha ni Imana yabwiraga Abisiraheli, irababwira ngo nubwo mubona ibihe bikomeye, nubwo muri mu bunyage, ariko nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana ivuganye natwe ko izi ibyo yibwira izatugirira. Nagira nkumenyeshe ko Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Hari ibyo abantu bibwira, abantu muziranye hari ibyo bakwibwiraho, kandi ibyo bibwira ntiwanabimenya. Abantu mwakoranye, abantu mukorana, abantu mubana, nabo bafite ibyo bibwira ku buzima bwawe. Ariko nagira nkubwire ko Bibiliya iravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana ivuganye natwe ko izi ibyo yibwira izatugirira, nubwo hari ibyo abantu bibwira ariko bitandukanye n'iby'Imana yibwira. Kuko Imana yaravuze ngo ibyo nibwira bitandukanye n'ibyo mwe mwibwira, n'ibyo abantu bibwira, kandi inzira zanjye zisumba inzira z'abantu. Biravuze rero ngo ibintu Imana yibwira ni ibintu byiza. Iravuze ngo ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, Imana ishimwe. Imana birasaba ko uyitwaraho neza. Mureke tuyitwareho neza. Imana tuyitwareho neza kuko yo igambiriye kutugirira neza. Yitwareho neza, nanjye nyitwareho neza kuko umugambi wayo ni mwiza kuri twebwe. Hari ukuntu umuntu aba afite gahunda ku muntu, avuga ati nzamugirira gutya na gutya, nakomeza kwitwara neza. Umubyeyi akagira umugambi mwiza ku mwana, akajya avuga ati umwana wanjye nakomeza kunyuha nzamugirira gutya nzamugirira gutya. Igihe kikagera umwana agatenguha umubyeyi, yamutenguha imigambi myiza umubyeyi yaramufite igahita igira gute, igahita ipfa, kuko umwana yabyitwayemo nabi. Rero kubera ko Imana idufiteho umugambi mwiza, nagira ngo tuyitwareho neza. Gerageza uyitwareho neza, uyitwareho neza, we kuzayimwaza, we kuzayikoza isoni, we kuzatuma imigambi myiza yari gufiteho mbese ireka kugira ibyiza yaragambiriye kukugirira bitewe nuko wabyitwayemo nabi.
mureke Imana tuyitwareho neza, umugambi dufiteho ni mwiza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Dushimiye Imana ko ibintu yibwira kutugirira ari ibyiza. Imana yibwira ibyiza kuri twebwe, Imana igambirira ibyiza kuri twebwe, Imana idutekerezaho ibyiza, Imana itugambiriraho ibyiza. Imigambi y'Imana kuri twebwe ni myiza, by'Imana igambirira kuri twebwe ni amahoro, si bibi. Imana ishimwe. Kandi biterwa n'iki? Ibiterwa n'urukundo dukunda. Imana ihabwa icyubahiro. Buryo iyo ukunda umuntu umutekerereza neza, iyo ukunda umuntu wibwira ibyiza wamugirira, iyo ukunda umuntu upanga imipango y'ibintu byiza wamukorera kugira ngo umunezeze. Rero Imana ivuganye natwe ko hari ibintu byiza yibwira kutugirira. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Kugira ngo mumenye neza imbaraga z'umugambi w'Imana kuri twebwe, nuko Bibiliya ivuga ngo yica imigambi y'incakura. Bivuze ngo hari indi migambi, hari imigambi y'incakura, hari imigambi y'abadayimoni, hari imigambi y'abantu batakwishimira, batagukunda. Ariko kugira ngo wumve uburyo umugambi w'Imana uremereye, Bibiliya ivuga ngo yica imigambi y'incakura, ngo kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Bivuze ngo umugambi w'Imana utuma imigambi yindi yose iburiramo. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu, ku buzima bwawe, butuma indi migambi y'incakura, indi migambi mibi ku buzima bwawe yose igenda igira gute iburiramo, kuko nta cyaburizamo umugambi w'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nta kintu na kimwe gishobora kuburizamo umugambi mwiza Imana igufiteho. Imana ishimwe. Niba uri umubyeyi, niba uri umugabo, niba uri umusore, niba uri umukobwa, menya ko Imana igufiteho umugambi mwiza. Abayizera, abasenga, mureke tumenye ko Imana igufiteho imigambi myiza, hanyuma dukomeze tuyitwareho neza, dukomeze tuyitondeho, dukomeze tuyitunganire, tuyumvire, tuyubahe. Imana igambiriye kutugirira neza. Imana ihabwe icyo. Bibiliya yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi, ahubwo ni amahoro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro cyane. Igambiriye kutureba umutima, igambiriye kudukomeza, igambiriye kutuzamura, igambiriye kutwamamaza, igambiriye kudukorera ibintu bikomeye. Dukomeze tuyitwareho neza, Imana izatugeza aho yagambiriye kutugeza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Muhabwe umugisha n'Imana, Imana ibishimire kandi ibaha imbaraga, iduha imbaraga mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen.